dore inama zakubera kandi nta kabuza ziramutse ari imyambaro nawe wakwifuza kuyambara. Ukwiriye kuba uri imfura cyangwa se uri inyangamugayo. Mu gitabo kimwe baravuze ngo umuntu ashobora kuba adafite impagarike ireshya abandi, akaba afite ubutandame ku ngingo nyinshi, ariko niba afite ubunyangamugayo budakebakeba nta kabuza azubaho. Ibyo byose ugushidikanya kuko nawe urabizi, uko aho utuye, abo ukunda, ab'ingirakamaro kuri wowe, si uko bafite impagarike ishimwa na bose, si uko bafite ubunini bushimwa na bose, ahubwo imico n'ibyo bakora n'ibyo bamariye abandi ibyo bibaha agaciro bigatuma bitwa inyangamugayo cyangwa se abiringirwa na bose. Uyu muntu ufite ubunyangamugayo budakebakeba ntabwo azakundwa gusa n'abamuzi n'abasanzwe babana nawe, ahubwo n'undi uwo ari we wese uhuye nawe azifuza kugumana nawe. Nguko uko kuba inyangamugayo biguha agaciro kandi bikaba bishobora kugutanga naho wowe utaragera. Ikindi, ukwiriye kuba umunyarukundo kandi ugirira impuhwe abandi. Abenshi tuzi amateka Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Yesu. Mu kuza mu isi yagiriraga impuhwe bose kandi akaba umunyarukundo kwahuye nawe wese, ku buryo abenshi bahuraga nawe ibibazo n'ingorane byose babaga bafite byarashiraga kuva uwo mwanya. Bibiliya isobanura neza nta guca ku ruhande uburyo Yesu yaje mu isi aje kubera umugisha mwene muntu. Ku bwa mwene muntu umwami w'ijuru yigaragaje nk'udafite agaciro. Ku bwacu kandi yaje mu isi ahindanywa kandi yangizwa n'umuvumo. Yakoze amanywa n'ijoro kugira ngo yigishe, ashyire hejuru kandi ngaho umunezero udashira abantu b'indashima kandi batumva. Yahindutse umukene ku bwacu kugira ngo mu bukene bwe tuba abatunzi. Ku bwacu yariyanze, ku bwacu kandi yihanganiye kubura byinshi, yihanganiye kuba insuzugurwa, kudahabwa agaciro, kubabara ndetse n'urupfu. Niyo mpamvu yasize avuze ati, data dore uko wantumye naba niko mbatumye. Natwe dukwiriye kuba abanyarukundo, abahumuriza abandi, abagirira neza abandi, kandi tukaberaho kuba umugisha ahadukikije hose. Icya gatatu, ukwiriye kuba umunyakuri. Dawidi we ati, uzatura ku musozi w'Uwiteka ngo nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Baravuga ngo buri gihe ukuri kujyana no kwizerwa. Always truth goes with trust. Biroroshye, bivuze ko mu buzima busanzwe niba utari umunyakuri ntugategereza abakwiringira. Niba gushidikanya aho kureba cyane ku bandi, uzarebe niba atari wowe wibereye imbogamizi. Ikindi, ukwiriye kuba umugira neza cyangwa se uwifuza gufasha abandi. Ni koko mu isi ntabwo tureshya n'amahirwe tubona ntangana, ariko amahirwe naramukanye akwiriye kunshyiramo umwenda wo gufasha uwo narushije ubushobozi. Ntabwo bigoye kumenya uburyo wafasha abandi. Bibiliya yarabyoroheje iravuga iti, nuko ibyo mwifuza ko abandi babagirira aba ari byo mubagirira namwe. Ni iby'ukuri ko ugira neza cyangwa se ugirira abandi neza arifuzwa, kandi kumubura ni igihombo nk'ibindi byose. Icyitegererezo tukibona ku muntu witwaga Doruka. Yari umuntu w'ingirakamaro aho yari ari, kandi imibereho ye yarangwaga n'ibikorwa by'urukundo no kugira neza. Yakoreraga abakene ndetse n'abashavuye. Urupfu rwe rwari igihombo kinini. Uwo muntu akimara gupfa, abari baturanye nawe kandi yagiriye umumaro barababaye bitavugwa. Banzura guhamagara Petero kuko bizeraga ko ashobora gutakambira Imana ikamubagarurira. Petero mu kuhagera yabasanganye agahinda kenshi katavugwa bitewe no kubura k'uwo muntu w'ingirakamaro. Kubw'amahirwe Imana yabonye ko umurimo udakwiriye guhagarara, yemera ko uwo muntu agarurirwa ubuzima. Nta gushidikanya igiti cyera imbuto baragikunda, ariko igiti kitagira imbuto nta wakifuza n'umwe. Nawe rero aho uri b'ingirakamaro abantu bazagukunda. Ukwiriye kuba uwo kunganira abandi, kubagira inama, ku buryo kukubura bizaba igihombo kuri bo, aho ugeze bikaba umugisha uruta iyindi. Igiheruka mu byo twegeranije, ukwiriye kubaha cyangwa guha agaciro umuntu wese. Buri wese afite imiterere yihariye ihabanye kandi itandukanye n'iy'abandi bose. Nibyo wabyumvise neza kandi nawe usanzwe ubizi. Ntabwo igihe agaciro umuntu ari ibyo atunze, uko areshya, ibara ry'uruhu cyangwa ikindi kintu cyose wakeka. Agaciro ke kari mu kuba rimwe mu ishusho y'umuremyi we.
Yego, niba byari byarakurenzeho wongere wisubireho. Ujye uha agaciro bose, wubahe bose, kuko bose bari imwe mu ishusho y'uwabaremye. Ubushake ni imbaraga itegeka imiterere y'umuntu ikayobora ubundi bushobozi bwose.